Data wa twese uhoraho uri mu ijuru, turagushimye mwami wacu, izina ryawe nirihimbazwe. Tugushimiye ubuntu n'imbabazi bihorana natwe uko bwije n'uko bukeye. Tugushimiye uburyo wabanye natwe muri uyu munsi, batugeneye ibyiza byinshi, twanyuzwe, imitima yacu iranezerewe, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Dukomeje kuba imbere yawe mwami, turakwinginze ngo ukomeze kudusukira ku mbaraga y'umwuka wera, neteshe imitima yacu ibe nk'ubutaka bwiza bukwiriye ijambo ryawe, kugira ngo tukugarukire kandi mwami tugire imyiteguro ikwiye n'uhishurwa tuzakubone mu bwiza bwawe. Ngaho ukomeze kutubera umwigisha, kandi gahunda zose ukomeze kuzivanga muri ziyobore, urizemo imbaraga y'umubi, tubigusabiye mu izina rya Yesu umukiza wacu. Amen. Reka dukomeze dushimire Imana ibyiza byinshi ikomeze kuduha, kandi kuva kare yakomeje kubana natwe kugeza kuri aya masaha. Imana ntacyo yigeze itugomwa, ahubwo ineza n'imbabazi byayo byakomeje kubana natwe. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Muri uyu mwanya rero tugiye gukomezanya twigana amagambo y'Imana, kandi ngewe tugiye kuganirira hamwe ijambo ry'Imana nk'uko bamaze kubibabwira. Mazina yanjye ni Wezire Umuhire. Tugiye kuganira rero ijambo rifite insanganyamatsiko itubwira ngo gukomera kw'ibihe n'akamaro ko kwitegura. Ijambo ry'Imana ritubwira ko ibihe bizakomeza kugenda bihinduka, kandi ntabwo ibihe bizagenda biba byiza, ahubwo ijambo ry'Imana ritubwira ko ibihe bizagenda bihinduka ariko bigenda biba nabi. Uko iminsi izagenda irushaho kugenda ishira yirukira indi, niko ibihe bizarushaho gukomeza kuba bibi, ku buryo amagambo Pawulo yanditse mu rwandiko rwa kabiri yandikiye Timoteyo igice cyaho cya 3, yamubwiye ijambo rikomeye. Aravuga ku murongo wa mbere ati, umenye yuko mu minsi y'imperuka hazabaho ibihe birushya. Pawulo yateguje Timoteyo mu gihe ke, arareba mu ndoro ya gihanuzi yandikira Timoteyo ati, ubimenye ubyitegure, mu minsi y'imperuka hazabaho ibihe birushya. Kandi koko abantu bakwiriye kumva ko nubwo turi mu minsi igoye, nubwo turi mu minsi mibi, nubwo turi mu minsi abakire n'abakene barushye, abize n'abatarize barushye, mbese inzego z'abantu zose zirushye, ariko n'ubuhanuzi bugomba gusohora byanga byakunda. Mu gitabo cya Yeremiya, nubwo ari umuhanuzi umaze imyaka myinshi atambutse, ariko mu gice cyaho cya 9 yavuze amagambo akomeye cyane n'ubundi y'ibigomba kuba mu minsi yacu. Avuga ijambo rikomeye ku murongo waho wa 3 ati, umuntu wese muri mwe ajye yirinda umuturanyi we, kandi ntimukiringire uwo muvindimwe, kuko abavandimwe bazahemukirana rwose, kandi umuturanyi wese azajya asebanya. Umuntu wese azashuka umuturanyi we, kandi ntibazavuga ukuri. Bamenyereje ururimi rwabo kuvuga ibinyoma, bahora birushya bakora ibibi. Urugo rwawe urutungishije uburiganya, urugo rwawe urutungishije uburiganya. Uburiganya nibwo butuma banga kumenya, niko Uwiteka avuga. Mu magambo ya Yeremiya, kubumva neza ikinyarwanda, aravuze ngo ntimukiringire uwo muvindimwe, kuko abavandimwe bazahemukirana rwose. Nawe yarebaga mu minsi y'imperuka ko ibihe bizaba biruhije, n'abantu bonse ibere rimwe, n'abantu barerewe hamwe, n'abantu bavutse mu maraso amwe. Pawulo yaravuze ati bizaba bikomeye, kandi Yeremiya azabihamya ko byanga bikunze n'abo bantu nubwo bazaba bahuje isano y'umubiri, ariko hagati yabo azaba ari ibicika. Bavandimwe nshuti bakundwa, ni ngombwa ngo ubuhanuzi busohore. Kandi igihe muri kubona umwana atari kumvikana na nyina, nyina atari kumvikana n'umwana, umukazana atari kumvikana na nyirabukwe, umuhungu atari kumvikana na se, imiryango iri gusenyuka abantu bayireba, n'ubuhanuzi bugomba gusohora. Kuko Pawulo yaravuze ngo byanga bikunze mu minsi y'imperuka hazabaho ibihe birushya. Yeremiya igice cyaho cya 7 umurongo wa 25, we yavuze amagambo akomeye azaba yihishe muri ibi bintu.
Yeremiya igice cyaho cya 7 umurongo waho, Ezekeri igice cyaho cya 7 umurongo waho wa 25, we yavuze ijambo rikomeye avuga ngo kurimbuka kuraje kandi bazashaka amahoro ariko ntabwo bazayabona. Mbese aba bahanuzi bose barebye mu minsi y'imperuka basanga bizaba bitoroshye, kugeza ubwo Ezekeri waravuze ngo kurimbuka kuraje kandi abantu bazashaka amahoro ariko bazaba barushywa n'ubusa. 26, ishyano rizasimburwa n'irindi shyano, inkuru mbi ikurikirwe n'indi nkuru mbi, kandi bazashakira iyerekwa ku bahanuzi ariko umutambyi azabura itegeko n'abakuru babura inama. Mwisi hazabaho ubushakashatsi mu nzego zose, abantu benshi bazicarana ku meza amwe bashaka kuganira ngo barebe uburyo hazaho amahoro, ngo ariko bizaba ari ukuruhira ubusa. Bavandimwe, iyo ijambo ry'Imana rivuze ngo bazashaka amahoro ariko ntabwo bazayabona, ni ikintu giteye ubwoba. Abenshi bazaba bayabujijwe n'indwara zikomeye, kuko indwara z'ibyorezo zizabuza abantu benshi amahoro. Abandi bazaba babujijwe amahoro n'intambara, abandi bazaba babujijwe amahoro n'impanuka. Mbese mwisi hazaba hari inzara, hazaba hari ibintu ku buryo bizatera mwene muntu wese ubwihebe, kuko hano baravuze ngo bazashaka amahoro ariko ntabwo bazayabona. Urebye intambara ziriho zinatumye abantu benshi bangana, bashyamirana, batavuga rumwe, wakwibaza aho ibintu bizagarukira bikagutera gushoberwa. Ariko mu gitabo cy'ibihamya umuzingo wa mbere, kugira ngo twumve neza ko ari ubuhanuzi, paje yaho ya 97, Madamu White yaranditse ngo nabonye haje amakuba akomeye kandi tutigeze tumenya, ngo ingabo zasubiranyemo zirahangana, ngo numvise kubomborana kw'ibibunda bya rutura, ngo mbona ingabo zihanganye, ngo nitegereje iminiho mbona amasengesho y'abari kunogoka, ngo isi yari yuzuye inkomere n'intumbi, ngo imiryango myinshi yari iheze mu bwihebe, kandi ngo abandi bari bambaye ubusa, abandi babuze ibyo kurya. Mbese ku isi amahoro yahavuye burundu. Bana b'Imana, ugereranije imiterere y'isi yo muri iyi minsi yacu, ntabwo ari ibintu biri gupfa kuza, ahubwo ijambo ry'Imana ryari ryarabiteganije bitaraba, bibimbuzi kugira ngo nibiramuka bisohoye tuzabe twaramaze kubimenya. Ikintu giteye ubwoba nuko mu gitabo cya Yesaya igice cyaho cya 24 uhereye ku murongo wa 5, ijambo ry'Imana rishinja ko ibiri gutambuka ku isi inkuruzi yabyo ari twebwe. Umurongo uravuze ngo igihugu kirarira kandi kibaye umuhonge, isi icitse intege ibaye umuhonge, abanyacyubahiro b'isi bacitse intege, kandi isi ihumanijwe n'abaturage bayo, kuko bishe amategeko, bahindura ibyategetswe, bica isezerano ridakuka. Nicyo gituma umuvumo utsemba isi n'abayirimo bagatsindwa n'urubanza. Nicyo gitumye abaturage b'isi batwikwa hagasigara bake. Bavandimwe, bana b'Imana, ijambo ry'Imana riravuze ngo ibiri kubaho byose inkuruzi yabyo ni mwene muntu. Mu by'ukuri ijambo ry'Imana riravuze ngo isi ihumanijwe n'abaturage bayo, bishe amategeko, bahinduye ibyategetswe. Mu by'ukuri kubazanira ijambo ry'Imana ariryo ryakagombye guhuza abatumvikana, rikunga bamaze guhemukirana, rigaha abatumva umurongo, ngo ijambo ry'Imana bamaze kuritera umugongo. Kandi uko barishaho kuritera umugongo niko ijambo ry'Imana ritubwira ko amahoro adateze kuza. Mu gitabo cyitwa Intambara Ikomeye harimo amagambo akomeye cyane, paje yaho ya 634 hari amagambo avuga ngo que disparaisse anciennement la crainte inspirée par la loi divine et bientôt les lois humaines ne seront plus respectées. Ngo mureke amategeko y'Imana avanweho, ngo n'amategeko yarengeraga mwene muntu nayo ntazongera guhabwa agaciro. Bana b'Imana, nk'uko ijambo ry'Imana ritubwiye ngo mu by'ukuri ngo isi ihumanijwe n'abaturage bishe amategeko, ijambo ry'Imana ntibariha agaciro, baravuze ngo nimureke amategeko y'Imana abantu bayasuzugure, ngo n'amategeko yarengeraga impagarike yabo ngo ntabwo nayo azongera guhabwa agaciro. Harakomeje hati
si la loi n'était prise en vigueur, pourquoi nous se générer tôt de la transgresser? Niba amategeko atagifite uburemere, ni iyihe mpamvu abantu bareka kuyica? Rien ne serait pris en sécurité. Nta kintu na kimwe kizagira umutekano. On dépouillerait son proche. Abantu bazahaguruka abanyaga iby'abagenzi babo. Les plus forts seraient les plus riches. Uzasumbya abandi amaboko ni uzatera imbere, ni uzagira ubutunzi. Harakomeje hati, la vie elle-même ne serait plus respectée. Uburenganzira bwa muntu ntabwo buzongera guhabwa agaciro. Reve sacré du mariage ne protégerait plus la famille. Amategeko agenga bashakanye ntabwo azongera kurengera imiryango. Celui qui en aurait le pouvoir à révéler si tere beau plaisir la femme de son proche. Umuntu nabona umugore wa mugenzi we amunyuze ngo azamumutwara ku mbaraga. Bavandimwe, aya magambo ateye ubwoba kandi n'ubuhanuzi bugomba gusohora. Harakomeje ati, le cinquième commandement subirait les mêmes sorts que le quatrième. Itegeko rya gatanu rizahura n'ishyano nk'iryo itegeko rya kane ryahuye naryo. Ntekereza ko itegeko rya gatanu riravuga ngo wubahe so na nyoko. Birumvikana ko abana ntabwo bazongera kumvira ababyeyi babo, ahubwo abana bazajya baranezezwa nuko ababyeyi babo bashiramwe umwuka cyangwa se bo ubwabo babafate mu gahogo kugira ngo bigarurire imitungo yabo. Hepfo haravuze hati, les enfants ne seraient pas à attenter au jour de leur parents si ce crime leur permettait de réaliser leur désir perverti. Kandi abana ntabwo bazabura gufata ababyeyi babo mu gahogo niba bazi neza ko ubwo bugome buzabageza ku byifuzo byabo. Le monde civilisé serait changé à une horride dévorée d'assaise, rapé, repos et le bonheur serait banni dans la terre. Hano haravuze hati, isi yari imaze gutera imbere, isi yari imaze kugira umurongo, mu by'ukuri ngo izahinduka isibaniro ry'abajura n'abicanyi ku buryo ngo amahoro, ikiruhuko n'umunezero bizarandurwa ku isi. Bana b'Imana, ijambo ry'Imana ritubwira ko mu by'ukuri abantu bazashaka amahoro ariko ntayo. Ndetse ukurikiye uko ijambo ry'Imana ritubwira, ijambo ry'Imana ibihe bizadukomerana. Igiteye ubwoba kuruta ibindi nuko batubwiye ngo amategeko y'Imana navaho n'ubundi ishyano rizatugwira. Kandi Bibiliya irabihamije ngo isi humanijwe n'abaturage kuko bishe amategeko bagahindura ibyategetswe ndetse ngo bakica isezerano ridakuka. Reka mwumve uko umuhanuzi Ezekiel yabivuze. Igice cya 22 umurongo waho w'9 haranditse hati, ababeshyira abandi bari bakurimo kugira ngo bavushe amaraso. Abagutuyemo bagaburiye imandwa mu mpinga z'imisozi kandi bagukoreyemo ibiteye ishozi. Aya ni amagambo y'umuhanuzi. Mu by'ukuri reka amahana tugwirire bifite intandaro. Reka twongere dusubire muri uyu murongo. Ababeshyira abandi bari bakurimo kugira ngo bavushe amaraso. Abagutuyemo bagaburiye imandwa mu mpinga z'imisozi kandi bagukoreyemo ibiteye ishozi. Umurongo wa 10, muri wowe bambura abase bakabatera ubwambure. Ni koko ntabwo abana bashobora kwambara ababyeyi bambaye ubusa, abana bashobora kumena ibyo kurya ababyeyi mu by'ukuri baburaye. Ijambo ry'Imana riravuze ngo muri wowe bambura abase bakabatera ubwambure kandi bakoza abagore bari mu mugongo isoni. Umuntu akorana ibizira n'umugore w'umuturanyi we kandi undi agakinda umukazana we amusambanya, undi wo muri wowe agakinda mushiki we basangiye se. Aya ni amahano akomeje kwisukiranya kuri uyu mubumbe dutuyeho. Isi iri kugenda icuza umwijima ku buryo ugereranije ibiri gutambuka ku isi wasigara uri kwibaza ngo mbese isi yo kwa Nowa cyangwa se isi y'Isodomu yaba yarazize iki. Muri Amose igice cya 2, Amose igice cyaho cya 2 duhereye ku murongo wa 7, nawe yavuze amagambo ajya gusa naya. Yaravuze ati, bifuza kureba abakene birenze umukungugu ku mutwe kandi bagoreka n'imanza z'umugwaneza. Umwana na se baryamana n'umukobwa umwe bakagahisha izina ryanjye ryera. Bavandimwe, ubu buhanuzi bw'abantu b'Imana buri gusohora umurongo ku wundi muri iyi minsi yacu.
ugereranije ibi bari kutubwira mu minsi itambutse, mu by'ukuri nibwo numvise amakuru ndetse narayumvishe n'amateka y'ibyari biri kuba, nta nubwo ari amakuru y'ibihimbano. Naho umugabo bamufatiye inshuro 3 ari gusambana n'itungo. Ibyo byaha kuva isi yaremwa ntabwo byari byaba, kandi nta nubwo wenda mu bihugu bitari byasirimuka niho hari ikibazo, naho buno biri gutambuka kuri za social media, ndetse ugasanga abantu bari kubinyuza mu mafoto, abanyamakuru bakahagera, umuntu yakoranye ubukwe n'imbwa cyangwa se n'irindi tungo, bakahamena umutungo abashonji bari kuburara, bakahamena umutungo abashonji abakene bambaye ubusa. Mu by'ukuri ugasanga abantu bari kubona ngo n'iterambere riri kugenda ryiyongeranya, ariko isi maze guhumana icuza umwijima, ku buryo mu gitabo cyitwa Ibihamya umuzingo wa mbere urupapuro rwa 291 hari amagambo akomeye cyane ari kuvuga imiterere y'isi dutuyeho cyangwa se iminsi dusohoyeho. Aya magambo aravuga ngo la condition actuelle du monde a été dépeinte sous de bien sombres couleurs. Hano haravuze hati imiterere y'isi yo muri iyi minsi yacu yashushanijwe neza n'ibara ry'umukara, ntabwo ari ibara ry'umweru, ahubwo igihe turimo ngo iyi si yacu yashushanijwe neza n'umwijima w'icuraburindi. Arakomeje hati kubura ubwenge bikomeje gukwira hose. Iri jambo muryiteho cyane, kubura ubwenge. Amashuri abantu bari kuyiga bakayarangiza cyane, ubumenyi bakarushaho kwiyongera, ariko hano haravuze ngo kubura ubwenge biri kurushaho kugwira cyane, ndetse ngo ubugome bwamaze guhinduka icyaha cyihariye cy'iki kinyejana. Jamais revis na relever la tête avec autant Doardies, nta na rimwe ubugome bwigeze bwubura umutwe nk'uko bimeze muri iyi minsi. Ini certaine torpeur envahir le monde. Nukuri ibitotsi bidasanzwe bimaze kuzahaza isi, kugeza ubwo abakunda ukuri, abakunda gukiranuka ngo nabo bari bugufi bwo gucika intege rwose. Aya magambo ateye ubwoba bavandimwe, kuko imiterere y'isi turimo mu by'ukuri ngo iri gusa nabi, kugeza ubwo ijambo ry'Imana rivuze ngo yashushanijwe neza n'ibara ryirabura. Nta gishya gihari, ibintu biri kugenda biba bibi, kandi umuhanuzi we uko abivuga avuga neza ko ibi bizagenda birasimburana uko ibihe bihaye ibindi. Usomye mu gitabo aha tutarahasoza cya Mika aragerageza kuvuga uko yabonye iyi minsi yacu. Mu gice cyaho cya 7 murongo wa 2 yanditse ijambo rikomeye kandi abantu bose basabwa kwibazaho cyane. Yaravuze ati mbonye ishyano. Ariko wakwibaza ngo none ishyano Mika abonye nirihe? Yaratangaye, yitegereje ibyo ari kubona, aravuga ati mbonye ishyano. Mwumva uko Mika yavuze. Yaravuze ati umurongo wa mbere ati mbonye ishyano kuko meze nk'uri gushakira imbuto ku mpeshyi ahamaze gusarurwa, cyangwa nk'ugiye guhumba imizabibu isarura rishize ari nta seri ryo kurya, kandi umutima wanjye urarikiye imbuto z'umutini w'umwimambere. Aya magambo ya Mika yarari kwibaza, urebye insengero ziri ku isi, ukareba abahanuzi n'ababwiriza bari ku isi, ukareba biyita ko ari abashumba b'iby'umwuka bari ku isi, ariko Mika yitegereje imiterere y'isi, aravuga ati mbonye ishyano kuko meze nk'uri gushakira imbuto ku mpeshyi ahamaze gusarurwa. Umurongo wa 2 urabisobanura neza uti abubaha Imana bashize mu isi kandi mu bantu nta numwe utunganye, bose bacira igico kuvusha amaraso, umuntu wese ahigisha mwene se ikigoya mutega, amaboko y'abakorana ibibumwete, igikomangoma cyaka amaturo, na umucamanza agahongesha, n'umuntu ukomeye yerurira ry'ibibiri riri mu mutima we. Uko niko bahuriza imigambi yabo hamwe. Umwiza wo muri bo ameze nk'igitovu. Sinzi niba iri jambo ryumvikana. Ndetse haravuze ngo urushaho kuba intungane uruzitiro rw'amahwa ruramuruta. Ngaho tekereza, ari umugore wawe, ari umuvandimwe wawe, ari umukoresha wawe, ari uwo mubana, ariko bakaba bavuga ngo umwiza wo muri bo uruzitiro rw'amahwa ruramusumba. Bana b'Imana,
koko nta gushidikanya iyi si yagereranijwe n'ibara ryirabura, ku buryo aha naringeze banditse amagambo akomeye. Baravuze ngo bavuze ijambo rikomeye ngo baravuze ngo na pri au ciel que Sophie le cas mais au contraire ceux qui professent la religion du Christ sont aussi coupables. Aha baravuze ngo n'abavuga yuko ari abigishwa ba Yesu cyangwa se bari mu idini ya Kristo nabo gucirwaho iteka. Même ceux qui prétendent désirer son avènement ne se préparent pas autant que Satan lui-même. Ndetse n'abavuga yuko bifuza ko Yesu yagaruka ubwa kabiri, ngo imyiteguro yabo ntabwo isumbi ya Satani. Niyo mpamvu umurongo wa 5 uravuze ngo ntimukizigire inshuti, ntimukiringire inshuti y'amagara, ndetse n'umugore wawe mupfumbatana ntukamubumburira umunwa ngo ugire icyo umubwira, kuko umuhungu akoza se isoni, umukobwa agahagurukira nyina. Abanzi b'umuntu ubu ngubu nabo mu rugo rwe. Witegereje aho umwishywa ari guhigana na nyirarume, ukitegereza aho umwana ari guhigana na se, ukareba uko umukazana na nyirasenge badacana uwaka, ukitegereza uko abaturanyi batashobora kurahurana umuriro, wakwibaza iyi si iri kwerekera. Kandi mu by'ukuri koko kera umubyeyi yaravugaga ngo ndakambura abana, ariko ubu ngubu ntago itangaje kubona umubyeyi yikubiye umwana we abuze icyo kurya n'icyo kwambara. Isi iracuramye iteye nabi. Undi yaravugaga ngo ndakambura abishywa, ariko na n'uyu munsi inka, imirima ndetse n'ibindi agize amahirwe yabona uko abatsindira no mu nkiko ntibazigere begura umutwe ukundi. Ndetse indahiro zari nyinshi, ariko ijambo ry'Imana riravuze ngo n'umugore mupfumbatana ntukamubumburira umunwa kugira ngo ugire icyo umubwira, ngo kuko isi igeze aharimbuka. Bana b'Imana, nguko ijambo ry'Imana ryatubwiye mu minsi y'imperuka birakomeye. Mu minsi y'imperuka biteye ukwabyo. Mu gitabo cya Timoteyo hamwe twari turi gusoma, ugerageje kwita ku murongo wa 2, hari amagambo ateye ubwoba, kuko niyatwereka ko abahumanije isi burya ngo ntabwo ari abadasenga, ahubwo kuko isi imaze kwitwa ngo ni isi ya gikristo, abahumanije isi, abatumye isi icura umuborogo, abatumye isi yuzura umwijima w'icuraburindi, ntabwo ari abadasenga, ntabwo ari abapagani, ntabwo ari abapfumu. Ahubwo hano haranditse ngo kuko umenye yuko mu minsi y'imperuka hazabaho ibihe birushya, kuko abantu bazaba bikunda. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, bazaba bakunda impiya, ku buryo mu by'ukuri abantu bazakunda impiya kugeza ubwo bazagambanira n'abavandimwe babo, bazagambanira umuryango wabo. Igishoboka cyose kizakorwa kugira ngo izo mpiya ziboneke. Harakomeje hati bazaba birarira, bazaba bibona, bazaba batukana, bazaba batumvira ababyeyi babo, bazaba ari indashima, bazaba batarabera, bazaba badakunda n'ababo, bazaba batuzura kandi bavukana, bazaba babeshyerana, bazaba batirinda barya uko bishakiye kuko ni nabyo bizabonona, bazaba bagira urugomo, bazaba badakunda ibyiza, bazaba bagambana, bazaba ari ibyigenge, bazaba bikakaza, kandi bazaba bakunda ibinezeza aho gukunda Imana. Igiteye ubwoba cyanditse ku murongo wa 5 ni ikivuze ngo bazaba bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako. Bavandimwe nshuti bakundwa, igiteye ubwoba niki? Nuko abahumanije isi, abatumye isi igereranywa n'ibara ry'umukara, mu by'ukuri igitabo kiratubwiye ngo nubwo bifuza ko Yesu yagaruka ku nshuro ya 2, ngo ariko imyiteguro bafite ntago isumbi ya Satani. Bibiliya rero irabihamije ngo abangaba nubwo bafite ingeso zinuka, ngo ariko ntabwo ari abapagani, ngo birirwa mu nsengero barasenga, benshi n'abahanuzi, benshi bafite inshingano zitandukanye mu by'iyobokamana, ariko ntago bibabujije kugira izi ngeso, kuko ngo bafite ishusho yo kwera, ngo ariko barahakana imbaraga zako. Bana b'Imana, iki nicyo gitumye isi igwa mu mwijima w'icuraburindi.
mu gitabo cyitwa ibyaduka byo mu minsi y'imperuka kitubwira neza ko ibingibi bigomba gutuma amahano atugwirira koko. Ibyaduka byo mu minsi y'imperuka paje yaho ni ya 27 handitse amagambo akurikira muri icyo gitabo. Aravuze ngo par les incendies, les séismes, les furies de tempête, les calamités qui s'abattent sur la terre et sur la mer et sur la terre, nous sommes avertis du fait que l'esprit de Dieu ne restera pas toujours avec les hommes. Hano haravuze hati binyuriye mu nkongi z'umuriro, binyuriye mu mitingito n'amahano akomeje kwisuka ku nyanja no ku butaka. Ni umuburo turi guhabwa kuko ibyaha byamaze kurenga urubibi ko umwuka w'Imana atazakomeza kuruhanya n'abantu. Bana b'Imana, iri jambo riteye ubwoba. N'isubi ya 60 haravuze ngo binyuriye mu nkongi z'umuriro muri kubona ziri gutwika imijyi ikungahaye, binyuriye mu mitingito, binyuriye mu myuzure, binyuriye mu mahano akomeje kwibasira inyanja n'ubutaka, aho uri gusanga impanuka ziri kuba mu kirere, zikaba ku butaka, zikaba ku nyanja, amata atwaye ibintu n'abantu akarohama imuhengeri. Binyuriye mu nkongi z'umuriro ziri kuzamuka zigatwika imijyi yari imaze gutera imbere, binyuriye mu ndwara z'ibyorezo ziri kwibasira abaganga bakazishakira umuti bakazibura. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo nta yindi nkomoko, ni ibyaha byamaze kwigarurira mwene muntu, kandi Imana yarakaye. Ngo ni ukuri Imana iri gutanga umuburo ku mwuka wayo atazakomeza kuruhanya n'abantu. Bana b'Imana, wakwibaza ngo mbese isi iri kwerekera he? Kandi mwene muntu icyo yakora ni iki? Mu gitabo cya Yesaya igice cya 26 hatubwira icyo twakagombye gukora, ariko tutarahasoma turifashisha ibihamya umuzingo wa 2. Twumve urupapuro rwa 32 uko ruri kuvuga. Ho haravuze hati déjà le jugement de Dieu s'abattre sur le monde. Neza ibyago by'imperuka byatangiye kugwa ku isi. Comme on les voit par des tempêtes, des inondations, des tremblements de terre, des périls sur la terre et sur la mer. Et regret je suis parlé à ceux qui transgressent sa loi. Hano haravuze hati neza ibyago by'Imana byatangiye kugwa ku isi, nkuko muri kubibona mu miraba, nkuko muri kubibona mu myuzure, nkuko muri kubibona mu mitingito, nkuko muri kubona amakuba akomeje kwisuka ku butaka no ku nyanja. Ni ndiho watangiye kuganira n'abishi b'amategeko ye. Bana b'Imana, bitewe n'amahano akomeje kwisuka ku butaka, kandi ari gukorwa n'abatwaye Bibiliya, ari gukorwa n'abavuga yuko barengera iby'Imana, ijambo ry'Imana riratubwiye ngo burya Imana yarakaye. Kandi koko abahanuzi n'abami, urupapuro rwa 211 haranditse hati, igitabo cyitwa abahanuzi n'abami, Prophète et Roi, mu gifaransa ni page 211, haratubwira hati, na magambo akomeye, le Seigneur accorde aux hommes un temps de grâce. Imana igiha abantu igihe cy'imbabazi, igakomeza kubihanganira imyaka myinshi. Lorsqu'il dépasse une certaine limite, ariko iyo abantu bakomeje kwibera mu bibi byabo kugeza ubwo barenga urubibi runaka, sa patience est à son terme. Kwihangana kw'Imana kugera ku rubibi. Bavandimwe, bana b'Imana, ibi nibyo biri kudusohoraho. Ces chantiments ne se faut pas attendre. Ibyago by'imperuka cyangwa se ibihano by'Imana ntabwo bikomeza kurindira. Il supporte longtemps la méchanceté des hommes et des villes. Imana ikomeza kwihanganira ubugome bw'abantu n'ubugome bw'imigi, mais il vient un temps où sa clémence ne s'exerce plus. Ariko igihe kiragera imbabazi zayo ntizibe zigishoboye kwihangana. Bana b'Imana, ibi nibyo biri kudusohora muri iyi minsi yacu. Harakomeje hati, ceux qui persistent à refuser la lumière de la vérité seront un jour rejetés. Abantu bakomeza kuninira umucyo w'Imana cyangwa se umucyo w'ukuri, bidatinze rwose bazarekwa. Iri jambo riteye ubwoba. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana riri kutubwira ngo ndiho yatangiye kuganira n'abishi b'amategeko ye. Mbese bana b'Imana, dukwiriye kwitwara dute? Isi ko yamaze guhumana, nawe itegereze amahana ari kuba ku isi, inzangano zihari, ubwicanyi buhari, ubujura buhari,
mbese ishyano rirasimburwa n'irindi shyano, nta cyizere cy'uko isi izongera kugira umurongo. Ariko igiteye ubwoba ni uko ibishinja biri kuza bivuga yuko ibi byago byose biri guterwa n'abasenga. Mbese koko nta cyizere gihari? Yesaya aragerageza kubivuga neza mu gice cya 51 umurongo waho. Yesaya igice cyaho cya 51 umurongo waho wa 6 haranditse hati 51 mu gitabo cya Yesaya. Twihutiye gusoma umurongo wa 6 uravuga ngo nimwubura amaso yanyu murebe ku ijuru, murebe no ku isi hasi. Isi izatamuruka ijuru rizatamburuka nk'umwotsi, n'isi izasaza nk'umwambaro, n'abayirimo bazapfa nk'isazi. Ariko agakiza kanjye gahoraho iteka ryose, kandi gukiranuka kwanjye ntikuzakuka. Bavandimwe, ubu nabwo ni ubuhanuzi. Ijambo ry'Imana riravuze ngo nimwubura amaso yanyu murebe ku ijuru, murebe no ku isi hasi. Ijuru rizatamuruka nk'umwotsi, isi izasaza nk'umwambaro, ndetse ngo n'abayirimo bazapfa nk'isazi. Ntekereza ko umuntu aramutse ari gutambuka atembera akagezaho isazi nk'ibihumbi 5 zapfuye, ntekereza ko ibyo ngibyo bitamukereza ngo yirirwa bitindaho. Nta kindi kijya kibitera nuko isazi zitagira agaciro. Ariko ijambo ry'Imana riravuze ngo isi izadukomerana, ubuhanuzi buzasohora umurongo ku murongo, amahano azasimburwa n'andi mahano, isi izasharira kugeza ubwo abantu bazapfa, ngo wabatambukaho ukababona nk'aho badafite agaciro nk'uko isazi zimeze. Bana b'Imana, ibi bintu biteye ubwoba, kandi ikibizana nta kindi. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo nuko abantu bishe amategeko. Wagira ngo dutekereze kuri iri jambo mu gitabo cya Ezekiyeli igice cyaho cya 33 umurongo waho wa 30 haratubwira aya magambo agira ati, Ezekiyeli igice cya 33 umurongo waho ni wa 30 haranditse hati, kandi nawe mwana w'umuntu, abubu bwoko bavugira ibyawe ku nkike no mu miryango y'amazu, umwe akavugana n'undi, umuntu wese akavugana na mugenzi we ati nimuze tujye kumva ijambo rivuzwe n'Uwiteka iryo ari ryo. Ngubu buhanuzi bw'uko tumeze. Namwe mwumve mu gitabo cya Ezekiyeli uyu muhanuzi, ubu buhanuzi ntabwo ari ubwabo mu gihe cye gusa, ahubwo ijambo ry'Imana riratubwira ngo Ezekiyeli nawe ni umuhanuzi wo mu minsi y'imperuka, aho umuntu abwira mugenzi we murarika ati ngwino tujye kumva ijambo rivuzwe n'Uwiteka iryo ari ryo, maze bakagusanga nk'uko rubanda ruza. Wakwibaza ngo mbese rubanda rujya gusenga rute? Mu by'ukuri ntabwo ari igitangaza ko abantu benshi bajya gusenga bakenyereye ku burozi, abandi bakajya gusenga ariko mu by'ukuri bari busambanira aho bari busengera. Isi imaze gucura umwijima, nta cyiza kiyiriho, icyaha kirasimbura ikindi. Witegereje amahano ari kubisikanira hano ku isi, mu by'ukuri nta kabuza isi yacu yamaze kuzuza igikombe cyo gukiranirwa. Hano haravuze hati, maze bakagusanga nk'uko rubanda ruza, bakicara imbere yawe nk'ubwoko bwanjye, kandi bakumva amagambo yawe ariko ntabwo bayakurikiza, kuko berekananisha ururimi rwabo urukundo rwinshi, nyamara imitima yabo ikurikiye inyungu yabo mbi. Ngiki kintu giteye ubwoba, ngiki kintu gikomeye, nuko abantu benshi muri iyi minsi yacu mu by'ukuri aho ishyano riri gusimburwa n'irindi, abantu bari gushakisha ibyaha bishya bitigeze bikorwa. Nigeze kumva umuhungu umwe mu by'ukuri wabonye ise amaze gupfa, arangije yigira inama yo gucyura nyina, kandi yamaze kubona ko nyina adashobora kubimwemerera, ngo akajya avuga ati mama ubwo usenga uzareke kunywa inzoga bitazakwandagaza, atariko nzajya ngucyurira gato igihe cyose ntashye. Maze uwo mwana agashyiramo imiti isinziriza, yarangiza akawuzanira nyina akagotomera wa mutobe. Igihe nyina amaze kugotomera wa mutobe,
yasinziriye nk'uwenda gupfa, maze wa muhungu akagenda agasambanya nyina kugeza ubwo nyina atigeze abimenya. Mu by'ukuri nyina akunda wa mutobe ngo umutera ibitotsi byiza, yaje gutungurwa umuhungu we yaramuteye inda. Bana b'Imana, icyashoje ibyo ngibyo ni uko uwo mubyeyi yatinye kubaho abyaranye n'umwana we, akishyira mu kagozi ngiyi miterere y'iminsi dusohoyemo. Kandi abari gukora ibi ngibi, ijambo ry'Imana riratubwira ngo bakicara imbere yawe nk'ubwoko bwanjye kandi bakumva amagambo yawe, ariko ikibabaje ntabwo bayakurikiza, kuko berekanisha ururimi rwabo urukundo rwinshi, nyamara imitima yabo ikurikira inyungu yabo mbi. Bana b'Imana, ngiyi imiterere y'isi yo mu minsi yacu. Ubu tugeze aho umuntu yakwibaza ngo mbese iyi si izabonerwa umuti? Mbese icyerekezo cy'iyi si imaze gucura umwijima ni ikihe? Kugeza ubwo isi yakagombye gushakirwa umuti n'abasenga, ariko igiteye ubwoba gusumba ibindi ni uko ijambo ry'Imana riri kutubwira ko amahano inshuro nyinshi inkomoko yayo ni abiyitirira ko ari ab'Imana, ariko mu by'ukuri babwiriza iby'Imana, bumva iby'Imana, ariko badateze kubishyira mu bikorwa. Mu gitabo cya Yesaya igice cya 26 naho haratwereka neza igitumye amahoro ndetse igitumye isi yacu ihinduka cyangwa se icura umwijima. Yesaya igice cya 26 umurongo waho nuwa 7 haranditse hati: niko kuwiteka Nyagasani. Umurongo waho, reka duhere ku murongo waho wa 7 haranditse hati: inzira y'umukiranutsi ni ugutungana, kandi wowe utunganye ni wowe uyobora umukiranutsi mu rugendo rwe. Bana b'Imana, iki mucyumve neza. Haravuze ngo inzira y'umukiranutsi ni ugutungana. Burya inzira y'umukiranutsi ntabwo ari uko afata Bibiliya ngo ajye gusenga, kuko abicanyi benshi bari mu basenga, abarozi benshi bari mu basenga, abasambanyi benshi bari mu basenga, ndetse reka mbabwire ngo inzangano nyinshi ziri mu basenga. Baricara ndetse inshuro nyinshi ugasanga bamwe buzuye umwuka ngo bari kuvuga izindi ndimi zitanasobanutse, ariko basohoka ugasanga umwe ntashobora kuramutsa mugenzi we. Ijambo ry'Imana riravuze ngo inzira y'umukiranutsi ni ugutungana, kandi wowe utunganye ni wowe uyobora umukiranutsi mu rugendo rwe. Umurongo wa 8: niko kuwiteka Nyagasani, mu nzira y'amategeko yawe niho twagutegererezaga. Imitima yacu yifuzaga inzira yawe ndetse n'urwibutso rwawe. Umutima wanjye wajya kugushaka nijoro, kandi nzajya nzindukira kugushakisha umutima, kuko iyo amategeko yawe ari mu isi, abaturage bo mu isi biga gukiranuka. Iri jambo rwose nshaka ngo murice akarongo. Burya ikintu kishe ibintu byinshi ni uko amategeko y'Imana amaze kurandurwa mu isi. Ijambo ry'Imana riravuze ngo umutima wanjye wajya kugushaka nijoro, kandi nzajya nzindukira kugushakisha umutima, kuko iyo amategeko yawe ari mu isi, abaturage bo ku isi biga gukiranuka. Wagira ngo amategeko y'Imana yongera agaruke mu isi, wagira ngo gukonja mu by'umwuka birandurwe. Erega bana b'Imana, ikintu kitwisha umutima ndagerageza kukibabwira. Ni igitabo cy'Ibyahishuwe igice cya 3 umurongo wa 15. Mureke mwumvire ijambo. Haranditse hati, umurongo wa 5 uravuze ngo nzi imirimo yawe, yuko udakonje kandi ntubire. Yaba wari ukonje cyangwa wari ubize, nuko rero kuko uri akazi uyaza udakonje kandi ntubire, nukuri ngiye kukuruka. Ngira ijambo riteye ubwoba. Abantu benshi yaba hatari hariho kwirarira. Ijambo ry'Imana riri kudushinja kwirarira mu by'umwuka, kwivugaho uko Imana itatubona. Imana iravuze ngo nzi imirimo yawe, nzi yuko udakonje kandi nzi yuko utabize. Urimo hagati, iyaba wari ukonje cyangwa wari ubize, nuko rero kuko uri akazi uyazi udakonje kandi ntubire, ngiye kukuruka. Murongo wa 17: kuvuga uti ndi umukire ndetse ndatunze, ndatunganiwe ndetse ntacyo nkenye, utazi yuko uri umutindi wo kubabarirwa ndetse uri umukene n'impumyi. Ese koko weho nturi kubona ko uburozi bwinshi n'ubwicanyi n'ubusambanyi n'ibindi byaha byo kwangana biri kuboneka mu basenga? Mbese koko itorero ry'Imana ryari rikwiriye kuba gutyo? Ijambo ry'Imana
riratubwiye riti riratubwiye kuri uyu murongo w'icyenda ngo umutima wanjye wajya kugushaka nijoro kandi nzajya nzindukira kugushakisha umutima, kuko iyo amategeko yawe ari mu isi abaturage bo ku isi biga gukiranuka. Wagira ngo amategeko y'Imana yongera agaruke mu mitima y'abizera, wagira ngo abantu bareke kwinangira, wagira ngo abantu bareke kwivuga uko batari, ahubwo bagondera ijambo ry'Imana ribagireho ububasha. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo noneho amahoro yaboneka. Bavandimwe, turihuta twegera aho turi buze guhinira icyigisho cyacu, ariko ijambo ry'Imana riratubwiye ngo uwagira ngo buri muntu wese ashishikarire gushaka Imana, wagira ngo mu by'ukuri amategeko y'Imana yongera agira agaciro mu mibereho yacu. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo nukuri turamutse tubishishikariye tukabyuka mu gitondo dushaka Imana, amanywa yose tugashaka Imana, tukayiyegurira, tugashaka kuba abakiranutsi, kuko ijambo ry'Imana riratubwiye ngo inzira y'umukiranutsi ni ugutungana. Nubwo wasenga inshuro 1000, nubwo waba umuyobozi mu by'iyobokamana, nubwo wagira inshingano ushinzwe mu idini y'iwanyu, ariko mu mutima hatarimo gukiranuka ni imvune gusa, urarushywa n'ubusa. Kuko ijambo ry'Imana riratubwiye ngo inzira y'umukiranutsi ni ugutungana, kandi nuramuka ubigezeho ni wowe uzayobora umukiranutsi mu rugendo rwe. Ariko biramutse bitabaye bityo, mu by'ukuri waba uri kurushywa n'ubusa. Isi iratugoye, isi iraturuhije, isi icuza umwijima, kandi isi ihumanijwe n'abaturage. Ariko wagira ngo ngewe nawe dufate icyemezo dusindure iyi si yamaze gusara, iyi si tuyishyirireho umurongo. Impamvu mu gitabo cya Matayo igice cyaho cya 11 umurongo wa 28, Yesu arahamagara ngewe nawe, aravuga ati mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Intambara zimaze abantu, inzangano zimaze abantu, ubwicanyi bumaze abantu, ubusambanyi sinakubwira. Abantu baretse gusambana n'abo badahuje ibitsina, n'abo bahuje ibitsina. Ubu noneho ibigezweho ni ukuryamana no gushakana kw'abadahuje ibitsina. Inganda zishyigikiye ubusambanyi zirakorwa buri munsi, kwikinisha sinakubwira, kugeza ubwo abakire n'abamaze gutera imbere ngo kuryamana k'umuntu n'undi barabihararutswe, kugeza ubwo basigaye bakora ibikoresho bacomeka ku mashanyarazi bikazana ubushyuhe. Ahasigaye akaryamana nacyo, bwacya mu gitondo akacyoza, akagihanagura, akazinga, uwo mugore we akamushyira mu gikapu, ariko ari we bararanye, ari we umupfumbase. Ngiyo isi yo muri iyi minsi yacu. Igihe kirageze, abantu bose bararushye, abize bararushye, abatarize bararushye, abakene bararushye, abakire bararushye. Mbese isi yose iguye mu kangaratete. Buri muntu wese aribaza icyerekezo cy'isi turimo aho iri kwerekera, ndetse n'igihe twazabonera agahenge, ariko mu by'ukuri nta gisubizo abantu bafite. Nyamara ijambo ry'Imana riravuze riti mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Mwemere kuba abagaragu banjye munyigireho. Ishuri rya Kristo niryo turi guhamagarirwa kwinjiramo. Wagira ngo twinjire mu ishuri rya Kristo twemera twigishe ngo ibibazo byose biri ku isi byarangira. Erega ijambo ry'Imana riratubwiye ngo amategeko y'Imana aramutse agarutse mu isi, ngo abaturage bo ku isi bose hatabuze n'umwe bakwiga gukiranuka. Ariko se abaturage bo ku isi bakwiga gukiranuka gute kandi amategeko y'Imana yararanduwe ku isi? Oya, ntabwo bishoboka. Igihe kirageze ngo niba dushaka ko amahoro yongera kugaruka mu isi, buri muntu wese utuye ku isi yemere ko arushye, yemewe ko aremerewe, asange Yesu. Kandi ishyaka tuzagira mu kurengera amategeko y'Imana kongera akagaruka mu isi, ngo bizatuma abaturage bo ku isi, uhereye ku woroheje ukageza kukomeye, amategeko y'Imana niba yemera, ngo noneho amahoro azongera agaruke mu isi. Twegera aho turi busoreze mu gitabo cy'Ibihamya umuzingo wacyo wa 2, hari amagambo akomeye ari kutubwira ku rupapuro rwa 425. Hari amagambo akomeye cyane aturangira umuti. Haranditse hati une grande œuvre qui consiste à placer devant les hommes les vérités salvatrices de l'évangile doit être accomplie. Hano hati
umurimo ukomeye cyane wo gushyira imbere y'abantu ukuri gukiza, uwo murimo ukwiriye gukorwa. Bana b'Imana, ikintu gikwiriye umuti w'ibiriho muri iyi minsi yacu nta kindi ngo ni umurimo ukwiriye gukorwa nanjye nawe, tumaze kugondera imbere y'amategeko y'Imana, tukemera ko ijambo ry'Imana ritugiraho ububasha, twajya kuryiga tukagenda tugiye kuryiga ariko atari nka rubanda, kuko abantu bo muri iyi minsi ngo bari kujya kwiga ijambo ry'Imana ariko bakagenda nk'uko rubanda rugenda, ngo bakiga ijambo ry'Imana badateze kurishyira mu bikorwa. Benshi baravayo bakiba, abandi baravayo bakaroga, abandi barajyayo bagasambanirayo, ndetse ngo ibijyana benshi n'ukurata imyambaro. Mu by'ukuri bamwe ntabwo bashobora kwicarana na bagenzi babo bari kumva ijambo ry'Imana. Isi imaze gucura umuborogo, ariko ijambo ry'Imana riravuze ngo umurimo ukomeye werekeranye no gushyira abantu ukuri gukiza, ukuri k'ubutumwa bwiza gukiza kugeza uyu munsi wa none, uwo murimo niwo ukwiriye gukorwa. Harakomeje hati, uwo murimo wo kujyanira abantu ukuri kw'agakiza, c'est le moyen établi par Dieu pour résister à la corruption morale qui envahit le monde. Hano haravuze hati, burya kujyanira abantu ukuri gukiza ngo ni uburyo Imana yateganije cyangwa se ni uburyo Imana yashyizeho bwo kugira ngo buhangane, cyangwa se ukuri gukiza guhangane. Bakoresheje ijambo bita resiste, ngo ukuri gukiza ni kuza kuzahangana no kononekara kumaze kuba gikwira mu isi. Bana b'Imana, ubutumwa bwiza bw'ukuri gukiza butari bwaboneka mu isi, abantu b'Imana bararushywa n'ubusa. Ijambo ry'Imana riraturarikira ko ukuri gukiza gukwiriye kujyanwa mu isi, kandi abana b'Imana basabwa kukwemera. Dufite impungenge iteye ubwoba, turiho mu minsi y'urubanza, aho abagabo n'abagore ibyabo biri gutambuka imbere y'intebe y'imanza, ariko abantu ntabwo babizi. Bana b'Imana, igihe kirageze ngo dutekereze ku hazaza hacu, dutekereze ku iherezo ryacu, twemerere ijambo ry'Imana ritugireho ububasha, kuko niryo rishobora kugena umurage wacu w'ahazaza. Ariko ijambo ry'Imana riravuze ngo nituramuka twemeye buno butumwa bwiza bukiza, bugashyirwa imbere y'abantu kandi bukagira ububasha kuri buri mutima, ngo burya buno butumwa ngo Imana yabuzaniye kugira ngo buhangane no kononekana kwamaze kuzahaza isi. Mbese ubu butumwa uramutse ubwemeye, ntubona ko mu muryango wawe hatangira kubamo amahoro? Uramutse ubwemeye, tubona yuko kububwiriza, kubwitaho, kubukurikirana bwahinduka umuti w'isi maze kugwa mu kangaratete. Icya kabiri baravuze bati, usibye kuba ubu butumwa buzahangana no kononekara, c'est sa façon de restaurer son image morale dans l'homme, kandi n'uburyo Imana yateganije bwo kongera kugarura ishusho y'Imana mu muntu. Ubu muntu bwaragiye, abantu bamaze guhinduka nk'inyamaswa. Ubu urebye uko umugabo n'umugore batumvikana, urebye uko abana babuze umurongo. Bana b'Imana, witegereje uko urubyiruko rwamaze kononekara, ahazaza h'isi ntahari. Ariko ijambo ry'Imana riravuze ngo umutima Imana yateganije ushobora gukosora ibyo, ngo baramutse bajyaniwe ubutumwa bwiza, ngo icya kabiri cyakorwa, ngo ubutumwa bwiza buzongera bugarure ishusho y'Imana mu muntu. Noneho umuntu yongere gutekereza kuri mugenzi we, ye kurya ngo mugenzi we aburare, ye kwambara ngo mugenzi we yambara ubusa. Mbese ngo buno butumwa buzongera guhembura umutima wa mwene muntu, ngo bugarure ishusho y'Imana mu muntu. Icya gatatu baravuze ngo buno butumwa nituramuka twemeye bukabwirizwa, ngo se remède à la désorganisation universelle, ngo buzahinduka umuti w'akajagari kamaze kuba gikwira mu isi. Mu isi hari imivurungano, mu isi hari imyigaragambyo, abantu baricara ku meza basangira ariko bose bafite uburyarya, nta wavugana ukuri na mugenzi we. Akajagari gahari, ngo icyakarangiza isi kagira umurongo, ngo ni ubutumwa bwiza. Wagira ngo tubwemerere bukorere muri iyi si yacu, kuri uyu mubumbe wacu, wagira ngo tubwemerere bwinjire mu mutima wa mwene muntu. Noneho icya kane baravuze ngo c'est la puissance qui rapproche et une raison,
kandi ubutumwa bwiza buzahinduka imbaraga ishobora kwegeranya abantu, yahuza abantu kandi ikabegeranya, yabaha umurongo, bagirana ubumwe, bakumvikana, batuza, umwe yahinduka icyungo cya mugenzi we, bahinduka abafashanya. Wagira ngo ubutumwa bwiza tubwemerere butugireho ububasha. Ni ukuri bana b'Imana ngo isi nta cyerekezo ifite, ngo ariko nitwemerera ubutumwa bwiza bugakora, bukaduca ku byo twimenyereje, bukaduca ku bunyamuhango, aho umuntu ajya gusenga ariko ibyo asenga atabizi, aho umuntu ajya gusenga yavayo akabifatanya n'ibyaha. Ndetse bana b'Imana ngo tukemera ubu butumwa ngo buzacagagura akajagari, ngo ubu butumwa ngo nibwo buzakubura kononekara kwamaze kuzahaza isi. Ndetse ngo ubu butumwa ngo buzaba icyungo cyegeranya abantu ku buryo umuntu azatangira kwiyumvamo mugenzi we. Ntabwo bazongera kwangana, ntabwo bazongera guhigana, ngo ariko inkomoko y'ibyo byose ngo umuti wabyo ni ubutumwa bwiza. Wagira ngo tubwemerere bukorere mu mutima, mureke tureke kwirarira, we kuvuga ngo ndatunze ndatunganiwe ntacyo nkennye. Ibyo uribeshya, kuko mu basambana urimo, mu bajuru urimo, mu bicanyi urimo. Ndetse yewe ijambo ry'Imana ryo riratubwira ngo umuntu wese wangira mwene se mu mutima ni umwicanyi. Mbese koko nturi kubona ko nawe uri ku rutonde rw'abicanyi? Aho wibeshya ngo ahari abicanyi n'abafashe umuhoro, oya, ahubwo n'umuntu wese wanga mwene se n'umwicanyi. Ntabwo abasambana ari abanyaza abagore b'abandi gusa, ahubwo ijambo ry'Imana riratubwiye ngo erega nureba umugore wundi akamwifuza mu mutima we, ngo aba yamaze kuryamana nawe mu mutima. Bana b'Imana ngo ariko ukuri ni kwatanya kukahagera, ngo kuzacagagura imirunga yose y'umwanzi, ngo kuzahuza abantu bahinduka abavandimwe, bagira icyerekezo kimwe, bagira intego imwe, kandi bazasenga Imana mu kuri bamaze gutsembaho ubunyamuhango. Mureke rero Imana idushoboze kwemera buno butumwa bwiza, iduhe inyota yabwo. Erega n'umuti w'akajagari twemere bukorere mu mutima, twemere butugireho ububasha, bucagagure imirunga yose y'umubi, kandi buduce ku bunyamuhango. Twihe Imana tumaramaje, kuko tubonye ko iyo amategeko y'Imana yaje mu isi, ngo abaturage bo mu isi biga gukiranuka. Mu by'ukuri nta bicanyi bazongera kubaho, nta bajura bazongera kubaho. Umuntu ni ukuvuga ngo polisi mu muhanda yakwituriza, imanza mu nkiko zagabanuka, mbese abasirikare bakwibera mu bigo batuje. Uwagira ngo amategeko y'Imana yongera agaruke mu isi, isi yose yagira umutuzo. Mureke twemere rero ijambo ry'Imana ritugireho ububasha, kandi ryinjire mu mitima yacu, ridutunganye, rituboneze, ritugeze ku gikwiye. Ahasigaye amahoro azaganza mu isi, kandi tuzabona n'ubugingo buhoraho. Mureke tubisabirane kandi tubihatanire. Imana itanga itimana ibiduhe, tuzagira amaherezo meza ku bwa Yesu umukiza wacu. Amena.